mu nzira, nimuhumure nimuzagwa mu nzira. Yemwe abo twavuganye, yemwe abo twavuganye, yemwe abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, nimuhumure nimuzagwa mu nzira. Dawidi ngo yikorera imitsima ajya kugemurira bene wabo, ngo arayikorera ajya kubareba aho bari bari ku rugamba. Ngo ageze yagenda ahamagara ati Eliyabu, Aminadabu, ngo abahungu ngo arababura. Ahubwo ngo agiye kumva, ngo akumva umwe arikirije, ngo ariko akikiriza ava mu mwobo, ngo akavuga turi hano zana ibyo uzana, ngo agahita asubira mu mwobo. Ndabatse bene mama ko bari mu mwobo habaye abantu badafite umwuka, murajya mu myobo, kuko imiceri yaruriye, kawunga zaruriye, gihagarikira ryoha murabizi, ariko cyaruriye, murajyamo rero. Dufite umwuka wese arajya mu mwobo da. Umwirwa mwisiga mukorogo ngo mube beza, nuguri ko Imana uracyari mubi. Nta mukorogo wakwisiga ngo uke, ahubwo arushiyeho kuba mubi. Umwanya uha ayo mavuta atemewe, utaye ushinga ivi, ukabwira mwuka wera ngo manura ikintu cyitwa ubwiza, umanura ikintu cyitwa igikundiro, ubinyuzuze. Twajya duhura urabagirana, none duhura ubwo warabaye ibiraburira. Hano ni umweru, aha ni icyatsi, aha ni umuhondo, aha ni ubururu, byarivanze wagira ngo urigegera. Uzura umwuka, ariko mwanyikirije. Haleluya. Ubwo musetse reka nkihorere. Twajyaga tujya najyaga njya kubunza inda, najyaga magara ku gasozi, ntahita mbara ingo zitetse. Buriya mu cyari iyo batetse umwe tuzamuka rimwe inshuro bagicana, uko bigenda bishya ko kikagenda kagabanuka, bijya gushya nta mwotsi kizamuka. Nari nzi guhita mbara ingo zitetse zose nkazinyuramo nzibunzamo inda. Ingo zose nanyuzemo nta rwamaye ibiryo ku isahani, barambwiraga ngo tega ibiganza. Iyo udafite umwuka wera ubona uzapfa utyo. Kuneshereza kuri tere, natangaye negura aya magambo ngo kuri tere kandi haba ibintu bine bituma umuntu atanesha, biteye ubwoba, byanteye ubwoba. Icyambere nuko hagusaba kubeshya kugira ngo wunguke. Kuri tere haragusaba kubeshya kugira ngo wunguke. Muzumva hanze abantu bavuga ngo ukuri kose si ukuri, ariko ntago ari byo. Ukuri kose ni ukuri. Nubwo wafata ibinyoma icyatanu ukabishyira ku murongo, ukazana ukuri kumwe, kuzabinesha uko byagenda kose. Kuneshereza kuri tere. Aka kabiri kandaye ubwoba ngo gatuma abantu bataneshereza kuri tere, ngo abantu bifuza kugaragara uko batari. Miryango muri amabandi, mu miryango muri ingegera, mu miryango muri babi, uvuga mu ndimi ariko reka mbabaza, indimi muvuga mutaravugana n'abagore banyu mwumva ari izihe? Niko umuntu avuga indimi hano ariko akaba atarazivuga ari kumwe n'umugore we. Izi ndimi muvugira muri korali no mu masengesho zitarabafata, madama azanye ibisorori arimo ararura ngo wumve ziraje, uvuga uti madama ndumva zijereka zivuga ariko mwazivuze usengera zivuga. Nejo bundi yaducyuriye umugati ari mu mwuka, nagaheruka kunywa cyakonyage, nagaheruka kunywa icyuma ziriya nizo, kuko hari n'abantu bazivuga zitewe n'ibintu mwanyoye, umuntu akazivuga atarize umwuka. Ahari miliyoni, ahari ibihumbi 100, ahari amadolari, ahari amakongomani, ahari amanyarwanda, ahari amanyakenya, umwuka kaza kajya uvuga mu ndimi n'amafaranga ahari. Natangaye ngo ubwinshi bw'abantu baciwe intege n'amasezerano yasohoye, baheruka kubuzura bakibisaba,
bimaze kuboneka umwuka ajyana, ku buryo ubu byabaye ingorane. Musigaye munavuga ngo nibyo bigira. Abakira ntibakemera memu bake, bira bintu babigira nuko bagikennye. Buriya baramutse bize bakaminuza hano badasobanutse nabo bagira akavuyo. Kandi natangariye umwuka tuwuzura gisirimu, dutandukanye n'ahandi babahirika, dutandukanye n'ahandi banaga amaguru umuntu akambara ubusa. Turawuzura sifa kwake, n'igitenge cyakenyeruka ukajya ugikenyera kandi uri mu mwuka, umukandara tukawusubiramo turi mu mwuka. Ariko mwantabaye, haleluya. Umwuka twuzura, nta muntu urahirima kubera umwuka, nta nubwo uyu mwuka urakoze umuntu n'umwe isoni. Uziko munsetsa muzika abantu batubanjirije bawuzuye bamerewe nabi. Umuhungu muzasoma witwa Stefano, uriya yuzuye ntago ari icyuka n'umwuka. Ngo baramujyanye baramubwira bati Stefano nta kintu tugutwariye n'ukugutera amabuye. Ngo Stefano niyagira n'umwe atuka, barekuri ibuye rya mbere pa. Stefano ngo ntiyagira n'umwe atuka, ahita areba mu ijuru. Barekuri rya kabiri pa, ati Imana babare ntimuzi ibyo mukora. Barekuri rya gatatu ati pa, ati mbonye ururembo rukinguka. Kuwuzura no mu kaga. None we barakuvuga uti ndaba mushize hasi, ariko mungendaho nkande jewe nzabonana. Ubu mwakunje kandi uko mukunja uko muri murakurura ibyaha. Wajya umureba ukabona ntibimubereye, ukabona arareba nka mubi, ukavuga bimugore ko twari tuzi ko ari umusirimu, tukaba tureba nk'ibandi. Byagenze biti? Kubera iki? Nta bwiza bw'Imana bugize gute umuriho. Mwambabariye nkababwira iki kintu muri iyi Pentekote, umwuka wera guha igikundiro mu izina rya Yesu. Ariko mwakwakiriye ubwiza, mwakira ubwiza tangwa n'umwuka wera. Mwuka wera atanga ubwiza. Abakobwa mujye gushaka ubwiza, mujye gushaka ubwiza, mujye guhiga amavuta. Ngewe njya kurambagiza awidabwira Goliyati ngo ntago ndi bukuraze, ntago ndi bukuraze. Goliyati ntago ndi bukuraze, ntago uri burare. Abwira Goliyati ngo uyu munsi nta kindi cyanzanye, ntago ari ugushyikirana nawe, ntago ari ukunegosiya, ntago ari ukugusaba imbabazi, ntago ari ukukwinginga. Mwuka wera Imana yasutse, mwuka wera Yesu yatanze, hagatuma tunegosiya n'ibyaha. Uyu munsi abwira Goliyati ngo uyu munsi ndakwica. Goliyati uyu munsi ndakwica. Amubwira ijambo rya kabiri. Aya magambo ndi kubabwira ntago Dawidi yayavuze ari mu mubiri, kuko ibiro bye ntibyemeraga kwica Goliyati. Aya magambo abwiye ntago Dawidi yayavuze ari mu mubiri. Mashuri yari yarize ntiyemeraga kwica Goliyati, ariko yari afite umwuka wera. Amubwira ijambo rya kabiri, aramubwira ngo Goliyati ndakubagira ibisiga byo mu kirere. Amubwira ijambo rya gatatu, aramubwira ngo kandi uyu munsi ndakugaburira inyamaswa zo mu ishyamba zirakurya. Goliyati araseka. Hari igihe Goliyati ahagarara imbere yawe akajya aseka, ugasohoka mu gipanga aseka, ugategatagiza aseka, ukinjira muri kwasiteri aseka, ukikorera inyanya aseka. Ariko uyu munsi abizeranye nanjye, haleluya. Dawidi ngarazunguza, kwazunguza ngo akajya yibuka umwuka aho banyuranye. Reka mpamagare Tomasi wo ku Kirabyo azasengera umwigisha. Dusengera umwigisha twumva ijambo ry'Imana.
Imana ibahe umugisha. Uherekera kose uri Imana yacu, imisozi itararemwa, isi itarabumbwa, uherekera kose uri uko wahoze. Tugushimiye mu isanzure ryo gukiranuka kwawe Mana. Uri Imana ifite imbaraga kuri buri kimwe, kandi ikintu cyose uhamagaye kiyacyumva. Mbabazi zawe nizo zituma tudashiraho. Dukuri icyubahiro cyawe muri iyi nzu. Duhamagaye imbaraga zawe Kristo, duhamagaye kwera kwawe. Reka umugambi wawe usohore kuri twe. Uyu mugoroba turakunezerewe, nta mpamvu tubohoje ikirere. Reka ubane natwe aya masaha, ducecekesheje amajwi atarayimana. Mbaraga zose z'umwijima turaziboshe, tunanije umwuka uturwanya. Dukubise hasi imbaraga zitari iz'Imana. Dukuri icyubahiro cyawe Kristo, reka imbabazi zawe zitugote. Sengera iteraniro, dusengeye umwigisha. Reka kwera kwawe kubane nawe, tumwatuyeho amaraso ya Kristo. Ureke imbabazi zawe zimugote. Tubishimye tugukomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17. Turahasoma imirongo igera muri 3. Turasoma umurongo wa 26, dusoma umurongo wa 40, tuzana gusoma umurongo wa 50. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya 17, dusome umurongo wa 26. Haravuze ngo, maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, siko namwe havuze, uzica umufilisitiya agakuraho Isiraheli igitutsi, bazamugorera bate? Mbese uwo mufilisitiya utakebwe asuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Siko namwe havuze. Dusoma umurongo wa 40. Aherako asingira inkoni arayitwaza, yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki, nuko yegera umufilisitiya. Dusoma umurongo wa 50. Uko niko Dawidi yahanguye umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Amen. Dusoreze mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, aba mu gitondo twahasomye, turasoma n'ubundi umurongo w'8. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo w'8 haravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Samariya ni Yudaya yose, ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, azamurwa bakimureba, igicu kiramukingiriza. Amen. Kubasanze nivuze, nitwa Samweli irabizi, hanyuma ndubatse, mfite umudamu nkagira n'abana, ndi umukristo w'igahogo mu rurembo rwa Nyabisindu, hanyuma ntuye ku Kamonyi. Bifurije Pentecote nziza. Haleluya. Ako nimugahimane. Haleluya. Ntago mbizi nimba hari umuntu wakubwiye ko nutikiriza uramumpimye, ariko ntimugahimane. Turi mu gitaramo cya Pentecote, muranyumvise? Ni igitaramo umuntu agomba guhembuka. Bo ishakisha ukuntu uri buze kubona ubuzima. Bibutse ko Umwuka Wera iyo yamanutse
hari ibintu mwebwe mu isi y'umubiri mwita amahano ariko umwuka atareba. Uzi ko umwuka amanuka umukwe akabyinana n'umukazana. Umwuka yamanutse bose bakajya bagira amaboko gutya kandi tukabona ntacyo bitwaye. Ubundi hanze ntibyemewe ariko umwuka iyo yamanutse biraba. Mumuhe icyubahiro umwuka. Muziko umwuka amanuka, umwuka aramanuka na wa muntu ufite ibiro iryibiri. Murabona nkura mpapuro yarane munini. Mubwiye ngo nabyina ari mu mubiri ntiyakwemerera. Ariko buri umwuka yaje aricukuza akajya simbuka ukabona byakunze. Mu mubiri ntiyabishobora ariko abantu banini turavunika n'ubundi n'ubusanzwe no kubyina biba bigoye cyane. Ubu iyo mvuze abantu banini mwumva ndi muto ariko mwebwe mumbonye ndi munini. Ko giyewe nagize imyaka 21 mfite ibiro 21 buri mwaka wari ikiro. Buri rero ko mfite ibiro bingana bitya nimvuga ko abantu banini kubyina bitugora. Icyo gihe narabyinaga narabyinnye ariko ku imyaka igenda iza ibintu bigenda nyine bihinduka. Hanyuma si cyo ngiye kubigisha ku ijambo rivuga ngo ubwo umwuka wera hari tuzanesha. Munyikirize amen. Ubwo umwuka wera hari mwabivuze. Ubwo umwuka wera hari basi wenda muri iyi konseri muri iki gitaramo cy'umugoroba cyuri ijambo rivuga ngo ubwo umwuka wera hari nzanesha. Njyewe si ngombwa abandi, ni wowe nyine iyerekerezeho uvuga ngo ubwo umwuka wera hari nzanesha. Haleluya. Ubwo umwuka hari muzanesha. Bashumba ubwo umwuka wera hari muzanesha. Bakirabyo ubwo umwuka wera hari muzanesha. Bakristo binaha baririmbye binaha ubwo umwuka wera ahari muzanesha. Ntago mbizi nimba mpanuriye abantu benshi wenda ni 2 cyangwa 4 cyangwa 20 ariko ndahanuye ngo ubwo umwuka wera hari muzanesha mu izina ryande cya Yesu. Umwuka hari ngo tuneshe, ntago umwuka hari ngo tuneshwe. Reka mvuge ibintu bike kugira ngo ngende munamwe muze kuririmba kuko mwazamwe no kuririmba kandi mana bazibahe mwaje. Jewe nimara kwigisha ndajya kurangiza muhagaza muhite muririmbe 5. Izo zo nzibahaye nta muntu nsabye umwanya. Zo mise nzibahamagaza. Ubwo mushumba nabaze kubashakira izindi ngewe 5 nzibahaye nda. Hari iyo na record inzu bushije ndaza kuyibasaba muze kuyishyiramo. Hanyuma niyo mpamvu ugiye gukoresha iminota mike kugira ngo ize 5 mubona aho muziririmba. Umwuka hari ngo muneshe. Muranyumvise? Ntabwo umwuka hari ngo muneshwe. Ahubwo umwuka hari ngo muneshe. Kandi twebwe abera tunesha mu buryo bubiri. Tunesha mu buryo bw'umwuka tukanesha no mu buryo bw'umubiri. Tunesha mu isi itagaragara tukananesha mu isi igaragara. Iyaba mwari munyumvise. Haleluya. Tunesha abantu bareba tukananesha abantu batareba. Tunesha dukennye tukananesha dukize. Tunesha tubyibushye tukananesha tunanutse. Tunesha tubyaye tukananesha tutabyaye. Umwuka arahari ngo tuneshe. Kuko ngiye kuririmba sha nzafata ibimpungisha Imana mbigira impamvu zo kuyegera. Nzaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo. Ntago nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika. Ntago nzicuza kugukurikira. Ntago nzicuza kugukurikira mfite impamvu wowe uduha kunesha. Ntago nzicuza kugukurikira mfite impamvu
burindwi tuneshamo. Reka mvuga uburyo burindwi tuneshamo. Ndashaka kuvuga bubiri bwo mu isi itagaragara, haza kuvuga butanu bwo mu isi igaragara. Kandi mpamvu ugiye kuvuga bwinshi mu isi igaragara niho abantu baturebera. Muranyumvise? Mu isi igaragara niho dukeneye kuneshereza, kuko niho abantu bagira gute baturebera. Ubu ukuntu umuririmbyi yaririmbye yaravuze ngo munambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe zahoranesha. Icyambere, ahantu hambere tuneshereza ni kuri tere, aho duhahira, aho dukorera, aho Imana yaduhereye kubamba amahema. Kuri iriya tere hari ucuruza insambaza, hari udandaza caguwa, hari ucururiza ibitoki, hari wambutse umucanga. Umwuka akeneye ko, ndumva mwavuga ngo amen, unesha ku buryo abanyamahanga bagukikije hafi aho bavuga ngo Jado Claude Pasiteri ni umukozi w'Imana isumba byose. Nta manyanga, nta burara, nta bubandi, nta bukoboyi, ibintu bye byose biri mu mwuka wera. Iyo akubwiye ngo yego ni yego, iyo akubwiye ngo oya ni oya. Kuri tere tugomba kuhaneshereza. Mbabarira uhobera uwo muntu mubwira ngo neshereza kuri tere. Neshereza kuri tere, neshereza kuri tere. Kuneshereza kuri tere. Natangaye negura aya magambo ngo kuri tere kandi haba ibintu bine bituma umuntu atanesha, biteye ubwoba, byanteye ubwoba. Icyambere nuko hagusaba kubeshya kugira ngo wunguke. Kuri tere haragusaba kubeshya kugira ngo wunguke. Muzumva hanze abantu bavuga ngo ukuri kose si ukuri, ariko ntago ari byo. Ukuri kose ni ukuri. Nubwo wafata ibinyoma icyatanu ukabishyira ku murongo ukazana ukuri kumwe, kuzabinesha uko byagenda kose. Kuneshereza kuri tere. Aka kabiri kanteye ubwoba ngo gatuma abantu bataneshereza kuri tere, ngo abantu bifuza kugaragara uko batari. Hari umugabo witwa Mukristo arimo arava mu gihugu rimbukiro agana mu Rurembo, aho Imana yari imujyanye. Yageze ahantu ngahahurira n'umugabo witwa Gihanda. Ngo Gihanda kiramubwira ati turimo urajya he? Ngo Mukristo arabati ndimo ndajya mu Rurembo. Ati giye ureba Mukristo ndi kujya mu Rurembo. Ngo kiramuseka kiramubwira ati turwo Rurembo ujyamo uraruzi? Twubuduhuye tuvayo. Umugabo wiruka inyuma wabuze ukuntu ahemba. Ngo Mukristo atangira kumusobera umuzingo, ngo aramubwira ngo mu Rurembo birahari, tuzarya, tuzanywa, tuzishima, tuzagubwa neza, tuzakurwaho ibitwa. Ngaravuga ngo Igihanda kirangije kiramuseka kiramubwira ati turabeshya. Umugabo wiruka inyuma ndabizi ko ahemba koko, ariko ahemba atinze. Aha abantu inyama amenya atakirimo, ashingira abakobwa benda kugira muri monopause. Ngo arabanza mu maramo impamvu z'ibyiringiro byose. Aha abantu imodoka amaso yarahumye, aramubwira ngo ndabizi ko ahemba, ariko ahemba atinze. Ati cya kabiri agira ikosa, ntabwo azi kurwanirira abantu be mu ntambara. Arabareka bakabatiha, bagaseba, bakabatuka, kandi arebama. Ngo gihita kimubwira ati ariko giyewe rero ubureba abantu banjye ibi bibo kureba mbirwanisha mbatabara, kandi iyo byanze muresha amanyanga n'uburiganya, ariko nkagira gute nkabatabara. Ngo arabanza aramumena, amumara
byantangaje ngo mu Kristo sifa kwake ngo ahita yibuka ko uhereye akirutangira yahuye na babwenge bw'isi, ahura na nyamugirya nino, ahura n'igikombe mucisha bugufi, ngo byose abyegeranije ngabwira igihanda tumva nahataraha. ariko hari ahantu mwaba mwaranyuze ku buryo igihanda kitari bubatera ubwoba, ku buryo umwuka wera ubwari muri buneshe, igihanda gihari muranesha. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Muneshereze kuri tere munesha, mwitwa ishushanyaho, ngo muhogoze, ngo mwizunguze, ariko nimugera kwakwe munywe urwagwa, munywe konyage, munywe ibyuma, munywe mukubita umwice, mwambara ubusa. Kandi Paulo we yaravuze ngo nimukishushanye n'abiki gihe muhamye. Mwanyikirishe haleluya. Ku buryo abantu nibabareba ndashaka ko tuzagera ku rwego tutazabwiriza, nzajya nyura ahantu bakavuga ati uriyuhise ni mutumishi wa Mungu, uriyuhise. Murabona ko n'ubutumwa buramuhumuraho, ariko haleluya, muhamye no kuri tere. Aha kabiri musabwa kuneshereza. Ya minota nayiragiye kandi. Aha kabiri musaba kuneshereza ngo ni mu miryango, mu miki ko mucecetse abantu benshi mu miryango ntibanesha. Mu miryango muri amabandi, mu miryango muri ingegera, mu miryango muri babi, uvuga mu ndimi ariko reka mbabaza, indimi muvuga mutaravugana n'abagore banyu mwumva ari izihe? Niko umuntu avuga indimi hano ariko akaba atarazivuga ari kumwe n'umugore we. Izi ndimi muvugira muri korali no mu masengesho zitarabafata, madama azanye ibisorori arimo ararura ngo wumve ziraje, uvuga uti madama ndumva zijereka zivuga ariko mwazivuze. Uzi impamvu utazivuga? Mu rugo nta buhamya, ntiwazivuga rero bakuzi kuri bandi. Ubwo se uwo muntu umureba mu maso umubwira ngo hamya mu muryango, muranyikiriza haleluya. Mu muryango wowe umbwira utukuntu uzi kuririmbira utararirimbira so. Niko shaba ko numvise mufite amajwi meza, so yarakubyaye nyoka arakubyara, wirirwa uririmbira abantu bangana gutya batazi igise cyawe. Taha mukanya dafashijwe mwami Yesu. Ubwire mama, ubwire papa, ubwire barumuna bawe nimwicare bakubite pante kote. Sema haleluya, sema haleluya. Ubicaze babwira uti ngiye kubaririmbira. Izi ndirimbo muririmbira ha mutaririmbira iwanyu ntago arizo, ntago arizo. Icyama nkarorera rwose kwishingikiri zakubyisi ntakwizera wenyine. Icyama nkarorera rwose kwishingikiri zakubyisi ntakwizera wenyine. Twari tuvuze aha kabiri kuneshereza mu miryango. Abantu benshi mu muryango harabananiye kuhaneshereza, kuhagirira ubuhamya, kandi ubundi umwuka mufite ukwiye guherayo. Reka mbabwire akantu kambabaje hanyuma dusoze. Ubundi kirazira kikaziririzwa
kuzura umwuka wera utarawuzura iwawe. Nukuri reka mbabwire, ibi bintu muvugira mu ndimi mu byumba, mukazivugira mu nsengero, mukawuvugira mu tugurupe twanyu, aha ku rusengero ukaba watuzonze urenda kuzadutwika, kandi wawe mu rugo ntiziraza zireki, ntazo ufite, ntazo. Ariko reka nkubwire, ariko se mvuza nabi, izo ndi mufite shakisha ukuntu madamu azemera. Kuko indimi mufite madamu ntazemera, indimi mufite abagabo ntibazemera. Uzi impamvu? Waramunaniye. Niyo urimo kuzivuga bati ariko ririya abandi burari baryigira ibiki, biriya nibyo yigira, ukubeshye. Dore rero kugira ngo babyemere, haleluya, haleluya, genda wari imbuto zigumeho kandi zigwire, hanyuma nuzajya uzuzura. Madamu azajya avuga ati kabisa arimo, arimo. Na nimugoroba yaradusengera zivuga, n'ejo bundi yaducyuriye umugati ari mu mwuka, nagaheruka kunywa cyakonyage, nagaheruka kunywa icyuma ziriya nizo, kuko hari n'abantu bazivuga zitewe n'ibintu mwanyoye, umuntu akazivuga atari iz'umwuka. Turi ku ijambo rivuga ngo ubwo umwuka wera hari, tuzagira gute? Mwasubiyemo, tuzagira gute? Babarira nkugore ariko si nkugore cyane. Muhobera umubwire ngo umwuka hari ku bwawe ngo uneshe, ntukaneshwe umwuka hari, ntukaneshwe umwuka wera agize gute? Ahari. Aha gatatu, hanangaje aha, hanangaje numva ndumiwe. Aha hanteye ubwoba, keretse mpigishije iminsi 7 ngo ni mu mafaranga. Kuzurira umwuka wera mu mafa, aha hari miliyoni, aha hari ibihumbi 100, aha hari amadolari, aha hari amakongomani, aha hari amanyarwanda, aha hari amanyakenya. Umwuka kaza kajya uvuga mu ndimi n'amafaranga ahari. Natangaye ngo ubwinshi bw'abantu baciwe intege n'amasezerano yasohoye, baheruka kubuzura bakibisaba, bimaze kuboneka umwuka ajyana, ku buryo ubu byabaye ingorane. Musigaye munavuga ngo nibyo bigira. Abakira ntibakemera memu baki, bira bintu babigira nuko bagikennye. Bura baramutse bize bakaminuza, hano badasobanutse nabo bagira akavuyo. Ariko sha ako mu mwuka ntacyo kantu mpaye, kandi natangariye umwuka tuwuzura gisirimu, ko dutandukanye n'ahandi babahirika, ko dutandukanye n'ahandi banaga amaguru umuntu akambara ubusa. Turawuzura sifa kwake, n'igitenge cyakenyeruka ukajya ugikenyera kandi uri mu mwuka, umukandara tukawusubiramo turi mu mwuka. Ariko mwantabaye, haleluya. Umwuka twuzura, nta muntu urahirima kubera umwuka, nta nubwo uyu mwuka urakoze umuntu n'umwe isoni. Muwuzurire no mu mafaranga, muri izo miliyoni, muri izo modoka, muri ibyo bipangu, muwuzure. Uyu ni inshuti yanjye, niyo namuvuga nta kibazo, twamenyaniye iwanyu. Uribuka umwuka wuzura gutaragira inzu, wari waratumaze usenga, usiribanga, ukubita, none uko inzu igenda iryoha, akazi kagaruka. Mukanda ndimo neberwa umwuka agenda ajyahe ibi bintu. Kandi natangaye, amafaranga n'umwuka ngo bigomba kugendana byose, nta kibangamiye kindi. None amafaranga arimo arabangamira umwuka wera, kandi Imana nifite gahunda yo kuyabambura, kuko niyo yaba hayi. Nimwirwaneho rero mubihuze. Akanyuma nge ndimo nareba iminota yanjye, ninjye utaha kure mwishuka. Akanyuma
ngo turasabwa ngo kuzura mu bihe by'akaga. Mu bihe ntabwo munyumvise. Mu bihe mukaga. Pastor mukaga, mushumba nawe yahageze. Mukaga kawuzura. Kwa muganga bananiwe, imiti yananiwe, inzu yagusohoye, kazi kahagaze, upaka bawufunze, mwakanuye amaso ukawuzura. Kajya ati nubwo umupaka ufunze ariko Imana iracyari. Murimo murabibasha. Kuzura no mukaga. Bonye abantu bake babyumvise ko bagomba no kuzura no mu gihe cy'iki. Ariko uziko mu nsatsa muzika abantu batubanjirije bawuzuye bamerewe nabi. Umuhungu muzasoma witwa Stefano, uriya yuzuye ntago ari icyuka n'umwuka. Ngo baramujyanye baramubwira bati Stefano nta kintu tugutwariye no kugutera amabuye. Ngo Stefano niyagira n'umwe atuka, barakuri ibuye rya mbere pa. Stefano ngo ntiyagira n'umwe atuka itareba mu ijuru. Barakuri rya kabiri pa. Ati Imana babare ntimuzi ibyo mukora. Barakuri rya gatatu ati pa. Ati mbonye ururembo rukinguka. Kuwuzura no mu kaga. None we barakuvuga uti ndaba mushize hasi. Atariko mungendaho nkande. Jewe nzabonana ubu mwakunje kandi uko mukunja uko muri murakurura ibyaha mwikwirirwa mukunja mwuzura umwuka wera no mu kaga. Umuntu mwigeze gupfusha nari impari apfusha umugabo tujya kumutabara. Noneho tuwageze abantu bararira. Uwo mugabo yari umugabo mwiza utanga amafaranga ku rusengero, natwe yajyaga yaduha tukanarya. Yari wa muntu mbona nigishije neza, nasoza agahitamo ati Samu wigishije neza, ndashaka kujya kukugurira amazi. Agahitama ibihumbi nka 30. Amazi ya 30 mwayanywa mukayamara. Kamwe ati nkwaye amazi y'ibihumbi 30. Ayo ntago ari amazi, nagafuka ku muceri. Yari umugabo mwiza, abantu beza barapfama. Yari umugabo mwiza uzagaciro k'abakozi b'Imana. Arapfa rero. Apfuye tujyayo turarira, urumva umuntu wo guhagatarane agapfa ntiwareka kurira. Namwe ntimugakabye bene abo warira. Ndarira we turarira. N'abandi bantu yagiye arihirira, n'abandi bantu yagiye hakazi, n'abandi bantu yagiye ashingira. Umuntu wese wajyaga bakennye ku rusengero niwe bamushingiraga. Hari igihe bavugaga ngo abantu mwese mufite ubushobozi musigara twiga kuri uyu mwana, bose bakagenda. Agasigara wenyine bakundaga kumuhimba Mutamu. Akahasigara. Pastor ati se biragenda bite? Ati nzabikora byose. Yigiraga ngo nzabikora byose. Akabikora kandi apfa rero turarira. Turarira ngazuke. Yanga kuzuka. Yanza kuzuka. Umugore we adusanga aho twariraga. Ariko ati murarizwa niki? Tutarapfuye. Ati mwirira. Aha nagiye niho heza. Tutinye numva. Umugore atubaza ikibazo gikomera ati murishijwe nuko apfuye cyangwa murishijwe nuko ibintu yabaga tuzongera kubiba. Ariko twari turishijwe n'ibintu bibiri byose. Arapfuye ariko apfanye n'ibintu yajyaga duha, kandi umugore ntazongera kubiduha. Dore turamuhamba turataha. Umugore nawe ifaranga ntiyongera kuritanga kuko n'umugabo aritangaga. Guhuza amafaranga n'umwuka ni ikibazo. Ejo bundi tujyayo, ndashaka kubabwira akakantu kitwa kuzurira umwuka mu bigera Yesu. Bari gushingura umugabo, umugore bamuhaye umwanya ngavuge, ntiyigeze arira. Yatubwiye amagambo anakomeye. Yaravuze ngo icyambere, mbere yuko umugabo wanjye apfa twakoze amasengesho y'iminsi 3. Mu ijoro rya kabiri ubwe aransezera, arambwira ngo abonye ururembo rukinguka. Anyiyama kuzarira, arambwira ngo kandi azapfa atarwaye. Ati cya kabiri yambwiye ko ntazongera gushaka kandi sinzabikora. Icya gatatu, ubu mureba abo yagiriye neza, ngewe sinzabibakorera
ahubwo mwebwe muzagarure ya neza yagize gute yabagiriye. Umugore ahita atwishyurizaho ariko ikintu ngiye kubigisha kitari ibyo nari mvuze nari ngendereye ni imbaraga z'umwuka wera yari afite no mu bihe by'akaga, ahamiriza abantu ko nubwo umugabo yapfuye umwuka wera watagize gute atapfuye. Bakristo mwanyikirije haleluya, mukwiye kugera ku rwego rurenga ibyago, ukabwira ibyago ngo wabyago wa nubwo uhari umwuka wera aracyahari ntaho yagize gute yagiye. Mugwize imbaraga z'umwuka wera no mu byago. Reka mvuge kuri Dawidi we dusomye, niwe muntu wenyine wagwije imbaraga cyane, nicyo cyatumye mbabwira ngo umwuka wera uturimo ntago azatuma tuneshwa, tuzanesha. Dawidi yagize izi imbaraga azigira bene nyina bose bahari. Umurikira ngiye gukoresha umwanya muto hanyuma dusenge. Nimba mwarasomye Bibiliya ibabwira abantu bavukanaga na Dawidi, Bashama, Bayeriyabu, Baminadabu n'abandi. Ntabwo ndi buhere Dawidi epfiriya byangora byantwara umwanya. Niza ko gatebe wicayeho papa banguka cyane uze n'indirimbo urakubita ingoma wicaye kuki, reba nawe uyaka nawe nkuko nanjye nyikwatse. Dawidi ngo yikorera imitsima ajya kugemurira bene wabo, ngo arayikorera ajya kubareba aho bari ku rugamba. Ngo ageze yagenda ahamagara ati Eliyabu, Aminadabu, ngo abahungu ngo arababura. Ahubwo ngo agiye kumva ngo akumva umwe arikirije ngo ariko akikiriza ava mu mwobo, ngo akavuga turi hano zana ibyuzana ngo agahita asubira mu mwobo. Ndabatse bene mama ko bari mu mwobo habaye iki? Abantu badafite umwuka murajya mu myobo, kuko imiceri yaruriye, kawunga zaruriye, gihagarikira ryoha murabizi ariko cyaruriye, murajyamo rero. Dafite umwuka wese arajya mu mwobo da. Ngo Dawidi atambikana imitsima, ngo aragenda arabegera, ngo abaha imitsima, ariko ngo arababaza ati habaye iki ko muri mu myobo? Ngo baramubwira batugira ivuzivuzi. Wigize umuntu ugira umunwa, zana imitsima turyaga abanyamagambo uzabimenya uri mwisi. Ngo yigira hirya abasigira imitsima bazunda ati habaye iki? Ngo baramubwira ngo hari umugabo w'umufilisitiya witwa Goliyati, ni umunyembaraga amenyereye intambara, niyakubise ukuguru hasi dusubira mu myobo, hateye ubwoba. Dawidi ngarababaza ati uwo mufilisitiya afite umwuka, yigeze abatizwa, hari ururimi rw'Isiyoni ajya avuga. Ngo arababaza ati umuntu nk'uwo, ariko mansha Dawidi ni umunyembaraga. Muri Pentecote umwuka kumpera imbaraga zitinyuka iby'abandi batinye, zihangara iby'abandi batinye. Ababyumvise nkanjye mutere haleluya. Dawidi ngarababwira ati jewe Goliyati namwica. Ngo baraseka. Tugira abantu babona Goliyati azatwica tutazamwica. Kera ndwaye bwaki ngiye no guhita nsenga. Kera ndwaye bwaki abantu bajyaga bamwe ngo nzapfa ndimuka, kandi koko Satani akaza akambwira ati nukuri ko kuzapfura imbwa. Nigeze kujya kubunza inda, mwebwe ntabwo kubunza inda mubizi, muvuka ahantu heza, ubwo musetse reka nkihorere. Twajyaga tujya kubunza, najyaga njya kubunza inda, najyaga magara ku gasozi ntahita mbara ingo zitetse. Buriya mu cyaro iyo batetse umwe tuzamuka rimwe inshuro bagicana, uko bigenda bishya ko kikagenda kagabanuka bijya gushya nta mwotsi kizamuka. Nari nzi guhita mbara ingo zitetse zose nkazinyuramo nzibunzamo inda. Ingo zose nanyuzemo nta rwamaye ibiryo ku isahani, barambwiraga ngo tega ibiganza. Iyo udafite umwuka wera ubona uzapfa utyo. Muranyumvise? Ubona uzapfa utyo.
ariko ikintu nkundira mwuka iyo ahari akubwira ko Goliyati agomba gupfa. Dawidi amubwira ko Goliyati azapfa, ngo yari umusore w'umugenda arigendera, bati nzamwica. Aravuga ati icyo kibazo nicyo batera ubwoba Shama n'Abaminada, bo mwe muri mu myobo koko mbaye ngiye, ariko wande nzabavanamo. Ngiye Goliyati nzamwica. Ngo ajya kuvugana n'umwami, ngo baravugana, amwambika imyenda sibyo ndibuvuge, ayivanamo sicyo nshaka kuvuga. Nta myenda wakwambara yaruta iyo twambaye y'umwuka. Umwirwa mwisiga mukorogo ngo mube beza, nukuri ko Imana uracyari mubi. Nta mukorogo wakwisiga ngo uke, ahubwo arushijeho kuba mubi. Umwanya uta wahayo mavuta atemewe, utaye ushinga ivi, ukabwira mwuka wera ngo manura ikintu cyitwa ubwiza, umanura ikintu cyitwa igikundiro, ubinyuzuza. Twajya duhura urabagirana, none duhura ubwo warabaye ibiraburira. Hano ni umweru, aha ni icyatsi, aha ni umuhondo, aha ni ubururu, byarivanze wagira ngo urigegera. Uzura umwuka, ariko mwanyikirije. Haleluya. Ese mwabonye umuntu wifitiye umwuka wiyambariye London, yuzuye umwuka yiyambariye London, arahanyura da. Abantu bakavuga ati uyu ni umukozi w'Imana utambutse, nawe ukahanyura wambaye hari ibintu ngo bihenda ngo by'ibitenge, ntabwo nzabe bigura, cyo kora abamama barabizi. Undi nawe akahanyura rwose byaranamuhenze, ari kuza nka miliyoni cyangwa 500, ariko wajya umureba ukabona ntibimubereye, ukabona arareba nka mubi, ukavuga bimugore ko twari tuzi ko ari umusirimu, tukaba tureba nk'ibandi. Byagenze biti? Kubera iki? Nta bwiza bw'Imana bugize gute umuriho. Mwambabariye nkababwira iki kintu, muri iyi Pentekote umwuka wera guha igikundiro mu izina rya Yesu. Ariko mwakwakiriye ubwiza, mwakira ubwiza tangwa n'umwuka wera. Mwuka wera atanga ubwiza. Abakobwa mujye gushaka ubwiza, mujye gushaka ubwiza, mujye guhiga amavuta. Ngewe njya kurambagiza, icyo babwiye mujye gushaka umwuka wera, abaho ubwiza, abaho igikundiro, mujye mugenda abantu babemera kubera umwuka wera. Dawidi yemerera bene wabo kazica Goliyati, arabibemerera. Umwuka yemeza Dawidi ko Goliyati azapfa. Nambabariye muri iteraniro, umwuka akakwemeza ko Goliyati ashobora gupfa. Reka mbabaze, muremeranya nanjye ko nonaha tugisenga tukiraha mu isi y'umwuka Goliyati yapfa? Ababyemeranwa nanjye muhaguruke mutere haleluya. Amen. Amen. Kandi shobora kuba manuye, wenda nkaba nahanuriye abantu benshi, ariko hakaba harimo abantu runaka umwuka avuganye nabo ko kuri iyi Pentekote, kuri iyi Pentekote, kuri iyi Pentekote, kuri iyi Pentekote hari Goliyati upfuye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ntago nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntago nzicuza kugukurikira. Haleluya. Twasomye ngo atoragura amabuye ngi,
agenda yerekeza aho Goliyati yarari. Hagize umuntu niza agatambaro tukagakora nk'umuhumetso nacyo akakarahagije atambika kandi ngagenda yumva aguwe neza ndanakajyana ntugira ikibazo atambika agenda begera mana we ngo hageze Goliyati nawe araza avuga amagambo mabi. Goliyati aravuga ngo Abisirayeli babonye ndimbwa ku buryo bohereza intumbi y'imbwa ngo abariyo turwana, ngo arangije atuka Dawidi, atuka Abisirayeli, yongeraho akantu kabi cyane ngo atuka n'Imana yabo. Dawidi aravuga ati iyo ntuka ugatuka na bene wacu ariko ntutuke Imana yacu ukoza ahantu habi. Ngo Dawidi aramwegera ariko umwuka ni mwiza. Haleluya. Ndabwira Goliyati ati Goliyati unteranye amacumu n'uducumu ariko jewe ntago ngutera mu izina rya anko, ntago ngutera mu izina rya bishopu, ntago ngutera mu izina rya pastori, ntago ngutera mu izina rya bene wacu. Oya, abo baraciriritse ahubwo sharirora takipasoniero ndagutera mu izina rya data, mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Amubwira amagambo atatu akomeye. Ijambo rya mbere amubwira ngo uyu munsi ndakwica, uyu munsi ndakwica. uyu munsi Mana nkiri muri iri teraniro uyu munsi. Aba bantu babaye muri Pentecote iminsi yose uyu munsi. Dawidi abwira Goliyati ngo ntago ndi bukuraze. Goliyati ntago ndi bukuraze, ntago uri burare. Abwira Goliyati ngo uyu munsi nta kindi cyanzanye, ntago ari ugushyikirana nawe, ntago ari ukunegosiya, ntago ari ukugusaba imbabazi, ntago ari ukukwinginga. Mwuka wera Imana yasutse, mwuka wera Yesu yatanze hagatuma tunegosiya n'ibyaha. Uyu munsi ndumva uyu munsi abwira Goliyati ngo uyu munsi ndakwica. Goliyati uyu munsi ndakwica. Amubwira ijambo rya kabiri. Aya magambo ndi kubabwira ntago Dawidi yayavuze ari mu mubiri, kuko ibiro bye ntibyemeraga kwica Goliyati. Aya magambo abwiye ntago Dawidi yayavuze ari mu mubiri. Mashuri yari yarize ntiyemeraga kwica Goliyati, ariko yari afite umwuka wera. Mwanyikirije. Haleluya. Dawidi yari afite umwuka wera. Amubwira ijambo rya kabiri. Aramubwira ngo Goliyati ndakubagira ibisiga byo mu kirere. Amubwira ijambo rya gatatu. Aramubwira ngo kandi uyu munsi ndakugaburira inyamaswa zo mu ishyamba zirakurya. Goliyati araseka. Hari igihe Goliyati ahagarara imbere yawe akajya aseka, ugasohoka mu gipanga aseka,
ugategatagiza aseka, ukinjira muri kwasiteri aseka, ukikorera inyanya aseka. Ariko uyu munsi abizeranye nanjye, haleluya, Dawidi ngarazunguza, kwazunguza ngo akajya yibuka umwuka aho banyuranye. Ndashaka ko mukanya dusenga isengesho ribwira umwuka ngo twanyuranye ahandi hantu. Yemwe abo twavuganye, yemwe abo dufitanye isezerano, nimuhumure nimuzagwa mu nzira, nimuhumure nimuzagwa mu nzira. Yemwe abo twavuganye, yemwe abo twavuganye, yemwe abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, nimuhumure nimuzagwa mu nzira. Yemwe abo twavuganye, yemwe abo twavuganye, yemwe abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira. Babiri cyangwa batatu babyizeye batere haleluya. Hobera uwo muntu mubwira ngo umwuka aravuze ngo ntago nzagwa nzira, umwuka aravuze ngo ntago nzagwa nzira. Ababyakiriye mutere haleluya, ntago tuzagwa nzira. Shiri hello pewakini salango, ntago tuzagwa nzira. Shini koti salango, ntago tuzagwa mu nzira, ntago tuzagwa mu nzira, ntago tuzagwa mu nzira. Yemwe abo twavuganye, yemwe abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira. Wari ufite ubwoba? Wari ufite ubwoba? Ubwo umwuka hari tuzanesha. Ubwo umwuka hari, ubwo umwuka hari, ubwo umwuka wera hari, abazanesha. Haleluya. Aramwica, aramwica. Ndashaka kubabwira ko Goliyati yapfuye. Uwo munsi yarapfuye, uyu munsi yapfa. Mvuze nabi? Umva icyabaye rero. Iyo Goliyati apfuye ari umwuka umwishe, iyo Goliyati apfuye ari umwuka umwishe, ubusabwa ibintu bibiri, ubusabwa ibintu bibiri kandi bikomeye. Amategeko n'amabwiriza bagomba kubahirizwa. Dawidi amaze kwica Goliyati yakoze ibintu bibiri kandi bikomeye cyane, bikomeye cyane, aribyo ngiye kubigisha. Ngo yarirukanse amukata igihanga akoresheje intwaro ye ya Goliyati. Dawidi nta ntwaro yari afite. Aho habitsemo ijambo rikomeye rivuga ngo twebwe iyo turimo turarwana mu buryo bw'umwuka nta ntwaro dukeneye, intwaro zirahari, tuzabicisha izabo, bo baraziza niye. Haleluya.
yakoresheje intwaro ye, mwabisomye ngo arakikorera. Mumurikira ndashaka kuvuga ijambo rikomeye ngo amaze kukikorera afata n'intwaro ya Goliyati ngo arangije arayijyana. Umva ikintu yakoze Dawidi gikomeye, ngo ayijyana mu bubiko bw'intwaro ngo agarukana igihanga. Abarokore mugira amakosa yo kuzana n'igihanga n'intwaro. Ntabwo byemewe kuzana n'igihanga n'intwaro. Intwaro urabanza ukayibika ukazana igihanga. Ntugashima Imana ufite intwaro n'igihanga. Jya ubika intwaro ushima n'igihanga. Ibyo byumvwa n'abanyabwenge gusa. Uzi ko Dawidi intwaro yongera akayikenera? Kirazira kuzana intwaro kuko uzongera uyikenere. Wiyereka ababisha, wiyereka abaguhiga, wikwerekana intwaro uzongera uyikenere. Murakoze ko mubyumvise. Ngo azana igihanga. Natangaye nsoma aya magambo. Ngo Goliyati amaze gupfa, ba Eliyabu na ba Shamu ngo bavuye mu myobo. Ngo birukankana abasirikare ba Goliyati. Ariko reka mbabwire, hari ikintu kiba kigomba gupfa. Ibindi si wowe uzabyirukankana, bari mu myobo bazabikwirukankanira. Bibiri iravuga ngo bagenda babica imigenda. Goliyati inyamaswa ziramurya ubu ntiyanahambwe. Dawidi baramuririmba. Ndashaka ko utaneshwa kandi umwuka weragize gute ahari. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusenge. Twasoje tuvuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira. Akumanukire hanyuma uzihabwe. Dusengera abantu babiri. Dusengera abantu babiri ngende. Hanyuma muhite muri mazazinde 5 narangije ubukuziba kandi ndi umukozi w'Imana ntawe uri buzibamburi. Nukuri ko Imana yaramamagaye urwego rw'amavuta mfite rurazibahaye. Muraziririmba. Noneho tugiye gusengera abantu babiri. Erega mwasohotse 5 ntago ari nyinshi ubundi urebye. Tugiye gusengera abantu babiri. Ni umuntu wumva umwuka yamuha kunesha. Umwuka yamuha umuntu wese waneshwaga n'utwaho twari twose ahaguruke. Kandi ubwo nasoje kutarahaguruka, umuntu wese wagwagwanaga haguruka vuba vuba nasoje. Umuntu wese wagwagwanaga tugiye kugusabira imbaraga we kongera kugwa ujye unesha. Muhaguruke muhagararaho muhagaze. Turabasengera muhagazaho. Uwagwagwanaga wese tugiye kumusabira kunesha. Nutinda turasenga ntago jewe natinda. Haguruka ku maguru yawe uvuga uti nge nagwagwanaga umwuka me kunesha sinzongere kuneshwa. Mwarangije guhaguruka? Uwa kabiri tugiye gusengera n'umuntu utarakizwa. Ushobora kubaje mu rya kabiri. Umuntu utarakizwa azamura ikiganza we tumuhuze na Yesu kugira ngo amuhe umwuka wera. Imana iguhe umugisha. Imana nawe iguhe umugisha. Utarakizwa wese azamura ikiganza. Wiyiziye mu rya kabiri abambere batwabasengera zamura cyane. Nawe zamura cyane. Nawe zamura cyane. Haguruka uhagarare uzamura uhagaze ntacyo. Muzamura ibiganza mwebwe. Muzamure cyane. Mu munyigi mwigira hino mwazamuye ibiganza. Kandi namwe mushatse mwahaguruka tugasaba kunesha nubwo muhahagurutse bake. Wahagurutse tugasaba kunesha. Amagambo yakuneshaga wacogoraga buri mwanya. Muhaguruke dusabe kunesha. Muhaguruke dusabe kunesha. Babandi bazamuye ibiganza mwe munsange hano. Babandi bazamuye ibiganza munsange hano. Mubambuke. Babandi bazamuye ibiganza mubake mwe mbambike ibiganza. Mubanguke. Ko mutinze. Mubanguke. Mwipfukamira hangaha. Mupfukama hatwisengera Imana. Muhaguruke mwese abantu bifuza kunesha. Pastor Mushumba yahageze. Yigire hino ndetse na Mushumba wa Kirabyo. Pastor Mushumba Paruwasi agiye gusengera aba. Pastor Mushumba wa Kirabyo araza gusengera aba bantu bahagaze abwira ngo ntibakaneshwe bajye banesha. Karibu no gusenganya ko ba Mushumba. Mushumba nawe ugira hino uhita usengera bariya. Mana data twese uri mu ijuru, so umwami wacu Yesu Kristo,
amasaha nk'aya ngaya kongeye kunezererwa igitaramo cyiza waturemeye. Umusaruro uvuyemo nuko abana baje bakugana bemeye ko batsinzwe bagakora ibyangwa n'amaso yawe, ariko bikubise imbere zawe kugira ngo bababarire buri muntu wese aho yakoze ibitagwesha icyubahiro. Wongere umugire umwejesha amaraso Yesu Kristo atuvire ku musaraba, kandi by'umwihariko umwambike imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ibyamunesheje ntibizongere kumunesha, ahubwo ahora iteka ryose agosha icyubahiro. Urakoze rero kubabariye, kandi urakoze kubambise izindi mbaraga zidasanzwe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe mu bantu bose. Turagushimiye uyu ni umunsi itorero ryavutseho kubera umwuka wera. Turagusabye ngo Mana turahagiye itorero ryawe kandi turakorera imirimo mu isi, ariko mwami tugusabye imbaraga, turagusaba ngo uduhe imbaraga zo kugenda hejuru y'ibyaha mu izina rya Yesu. Ibyaha ntibitugendemo, ahubwo tubigende hejuru, tubitsinde kubw'umwuka wera. Haleluya, 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 haleluya. Utwemerere izo mbaraga zituzeho, nibwo tuzaba abahamya bawe nyakuri. Databuja mwiza, reka imbohe mu mitima zibohoke, reka ibicaniro mu mitima yacu cyongere byake, umuriro wongere wake, utwike ibyaha mu izina rya Yesu kugira ngo abakizwa biyongere. Turagushimiye Mana kutugiriye neza mu izina rya Yesu, amen. Mwebwe mugipfukamye, mwe mwari mupfukamye mu ndebe hano, mwe mwari mupfukamye mu ndebe hano, mu ndebe hano. Yesu ashimwe. Habwo umugisha n'Imana, kandi Imana izagushyigikire. Habwo umugisha n'Imana, kandi Imana izagushyigikire. Uretse kugenda, habwo umugisha n'Imana, kandi Imana izagushyigikire. Umukobwa mwisi, Imana izagushyigikire kandi izagukoresha. Munyure hano mubavugisha. Twasenga tukabwira umwuka wera ngo Rwana na Goliyati aneshwe uyu munsi. Umwuka hari hagira ibintu binesheka. Muhaguruke tubisengere. Umva wese Goliyati uri imbere we umwuka yamuhitana, akavuga ati Goliyati va mu nzira, umwuka aranesheje. Haguruka dusenge. Ntago bisaba amagambo menshi, birasaba kwizera. Mbabarira wizerane nanjye, umunota umwe urabuhagije. Tugiye gusenga twese. Zamura ibiganza byawe byombi, zamura ibiganza byawe byombi, zamura ibiganza byawe byombi. Wowe ubwawe ugiye gusenga uvuge cyane, uvuge ngo mwuka wera hagira ibintu nesha, kandi uvuga cyane. Uwo muntu uri kuri senti ntacyo we wenda ashyiremo imirya ntacyo. Buri muntu agiye gusenga cyane, bumbura umunwa wawe uvuge cyane. Ibintu byose byari bimeze nka Goliyati tuvuge ngo ndabyishe, mwuka wera arabyishe. Mana mu izina rya Yesu, senga, zamura isengesho usenge. Gira amagambo uvuga, wiceceka. Vuga. Senga. Mwuka wera yirukana izi mpanuka, mwuka wera yirukana abadayimoni. Shelewalo Pesta ibone saniko. Mwuka wera Shelewali potaso. Imbaraga zawo nizice bino bintu, nizice imbaraga za Goliyati, nizice imbaraga z'abadayimoni. Zamura ibiganza nkubwira ikindi tugiye gusengera. Ugiye kwirukana imbaraga zakwirukankaga inyuma. Ubwira umwuka wera sirukane. Tangira usenge. Zirukaga mu bana, zirukaga ku mugore, zirukaga mu muryango. Turazirukanye. Mwuka wera nanesha. Nesha.
shelewalo pekotisarango mwuka wera namanuke abatuzuraga umwuka bawuzure abatahanuraga bahanure abaterekwaga berekwe abatarotaga barote mu izina rya Yesu. Ongera uzamura ibiganza nkubwira ikintu tugiye gusengera. Tugiye gusengera business zacu. Mwuka wera zigaruke. Dusengeye akazi ka buri muntu. Mwuka wera niyongera yivange mu kazi. Senga senga senga. Urakoze mwuka wera. Urakoze mwuka wera. Urakoze mwuka wera. Urakoze mwuka wera. Shini edo. Imana ishimwe. 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 Shimwa Yesu.